Imana ibimbwira namanje gutinya ndavuga Mana ninde munyarwanda ntazi nzabwira kumva ko numva uwo muhamagaro uri kuwumpa ninde. Imana irambwira ati ntubizi, kimwe nk'uko nk'ubu n'uwo ndi kubwira ntamuzi, ariko Imana yo irabazi kandi izi imitima yanyu, ni nayo rero yo kubashoboza. Rero Imana yarabikoze iradushoboza, mbona koko ibintu binanira umuntu ariko ntabwo. Yesu Kristo nashimwe bene data. Ibi mureba ni abantu bagize gahunda yitwa igihumbi cya Ngezahabu y'umukene, hanyuma abarimo bose bakusanya amafaranga yabo mu kwezi uhereye ku note y'igihumbi, tukayakusaniriza hamwe tukajya gufasha abakene bababaye. Ibi bikorwa buri kwezi kandi dusagije umwaka tubikora. Imana yaduhereyemo umugisha, abantu benshi bamwe baravujwe barakira, mbega habaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Umwami Yesu aho umugisha abantu bose tubana. Turahamagarira umuntu wese ubyiyumvamo ko yaza tugafatikanya uyu murimo w'Imana mu gusohoza ijambo ry'Imana ryanditswe muri Matayo 25 guhera kuri 33. Imana ibaho umugisha, nizeye ko muza kubana natwe. Kujyamo nta kindi bigusaba, twandikire kuri iyo nimero ubona kuri ekara yawe. Imana iguhe umugisha. Yes, ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Muri mu Rwanda cyangwa muri hanze y'imbibi z'igihugu cy'u Rwanda, abari bwota amasimbi, ndavuga diaspora mu ntara bakunda kwita iya gatandatu. Reka mwese mbahe ikaze muri uyu mwanya utari butinde. Mwami wacu Yesu Kristo abahe umugisha. Nje mu kiganiro, ntabwo nizeye ko iki kiganiro ndagikora neza kuko n'ubwa mbere nkoze ngiye kugikora. Kuva Imana yampamagara, Imana yatangiye kumbwira cyangwa se kumpa amasezerano y'umurimo wayo nkiri mutoya cyane, uko ndabyibuka rwose ababyeyi banjye bajya gusenga bakaza kambwira ati Imana ko tujya gusenga twifitiye ibyifuzo byacu, Imana ikatubwira ibyawe ngo uzayikorera uzagira gute. Wa mwana we bite byawe? Urumva icyo gihe rero nari ndi mutoya nyine ndi mu buzima nka bwa bundi bana bose babamo. Hanyuma rero Imana yaranshyigikiye, bigenda bitera indi ntambwe kurinda mbaye umukozi w'Imana cyangwa umwana w'Imana. Ndashimira Imana rero yabonye ko ndo kwizerwa ikangabira umurimo wayo. Maze imyaka itatu sirashizera, ariko mu kwa kabiri 2023, 2024, 2025, ndumva imyaka 2 igiye gushira ndi gukoresha iyi channel y'Ibuye Rizima TV. Ndabashimira mwese abo twagendanye, abakoze subscribe ku Ibuye Rizima TV, mwese umugisha w'Imana ubabeho. Impamvu ibyo mbivuze, naje hano kuri, reka mvuge ngo kuri iyi mihanda cyangwa se kuri izi social media, abantu bantera ubwoba cyane, bandi banansezera bambwira ati ubwo urapfuye, wari muzima uri umukozi w'Imana, ariko ziriya social media zica abantu rwose, yewe ntiwirwe wirushya ntuzamara kabiri. Ariko kubera ko naje Imana yavuganye nanjye kandi impaye condition, ndavuga nti nzakomera. Umwami wanjye azankomeza kuko ndamwizera. Hanyuma rero ndashimira Imana koko yankomeje, nanjye nageze aho mera nk'ugize ihungabana nkajya mvuga nti koko nshobora no kuzapfata. Ubwo muzi igitumye mbivuze, hari abantu bakomeje kujya bambwira bati se waretse waguze kamera ukabona ko ukorera Imana neza. Ariko kubera iryo hungabana ry'ibihe birebire umuntu aba afite n'amajwi menshi amuri mu mutima, akavuga ati sena ngiye rero buriya nanga kuruhiriza abantu busa. Ahantu numvise bavuga ko umuntu ahaza akahapfira, reka manze ndebe nimba nzahashobora. Ejo ntibagiye kungurira kamera, Banyarwanda bagafata amafaranga yabo bakigomwa, ejo bundi wa mugani izo social media zicana zikaba ziranyishe, bantu bagasigara bicuza. Oya, ndabareka manze ndebe, niga ikibuga ndebe uko kimeze, nimba koko umuntu azahashobora. Sinjye wahashoboye, ni Kristo wanshoboje kandi ndanabimushimira, kandi ni nawe nizeye ko azakomeza kunshoboza. Rero iyi minsi yose ishize yandemyemo icyizere, n'abantu mukomeza kugenda mungira inama, abantu bari ahantu hagiye hatandukanye, kuko hari uburyo rwose utakoramo uyu murimo udafite kamera ngo bipfe kukorohera.
ubutumwa bwiza njye nabutambutsa nka gutya, ariko rero se kugira ngo utumire umutumirwa mubwire ngo donc ngiye kugukorera, ngiye gufatisha telefoni, hari ahantu nko ku zuba telefoni burya ifata nabi, no mu zindi kondisiyo abantu bakoreshejeho telefoni barabizi ko ibintu bya telefoni nyine ni telefoni. So rero ndabashimira ko mwagendanye nanjye, ariko ba bantu bose bampaye igitekerezo, ba bantu babitekerezaga mu mutima, nanjye ubwanjye mbyemeje umutima wanjye, ndabona ko igihe kigeze kugira ngo tugure kamera. Ibuye Rizima TV ringana gutya, cano ingana gutya ntabwo ikwiriye kubaho idafite kamera, tutabagereraho mudutumye nk'uko bikwiriye. Mujya mubona hari nk'igihe tujya gufasha abantu cyangwa tugiye kubakorera ubuvugizi bikananira, bikangora, nyine bikaturushya kubera nyine aba ari telefoni, ariko nizeye ko noneho umwami agiye kubigenza neza. Mfite gurupe yitwa Igihumbi cyanjye Zahabu y'Umukene, ni gurupe ijya ifasha abantu, dufasha buri kwezi. Iyo gurupe Imana yampaye kuyishyiraho ibimbwiye, iyo gurupe yanyeretse imbaraga ziba mu bantu. Hari igihe umuntu aba afite ibikomere byo kuba warakuze ubona uri nta muntu ukugirira neza, nta muntu ukuvugisha, abantu bose barakwanze, ukumva ko nyine abantu nta rukundo ruba mu bantu. Ariko iyo gurupe yongeye kunyereka ishusho y'uko ibyo njye ntashobora, Imana yibishobora, kandi Imana igakoresha abantu cyangwa ikanyura mu bantu. Uko iyo gurupe rwose ndebye amamiliyoni tumaze gutanga mu gihe ntavuga ngo ni kinini, yatangiye n'abantu bakeya bayirimo. Imana ibimbwira namanje gutinya, ndavuga Mana, ninde munyarwanda ntazi nzabwira kumva akajya azana amafaranga ye tugafasha abantu, tukasura abakene, tukajya kwa muganga, ko numva uwo muhamagaro uri kuwumpa ninde? Imana irambwira ati ntubizi, kimwe nk'uko nk'ubu n'uwo ndi kubwira ntamuzi, ariko Imana yo irabazi kandi izi imitima yanyu, ni nayo rero yo kubashoboza. Rero Imana yarabikoze iradushoboza, mbona koko ibintu binanira umuntu ariko ntabwo binanira abantu. None rero bavandimwe, inshuti zanjye, mukunda ubutumwa tunyuza kuri cano, kandi naho mwaba mutabukunda cyangwa mutadukunda, mukaba mukunda Kristo, mukaba mushobora no gushyigikira umurimo w'Imana, ndaje kugira ngo mbasabe tugure kamera. Nyirizina, iyo utotaye ibikoresho byose uguze ibishyashya bifata nko muri 1,700,000, ariko tuba tubona ko iyo utumye nk'ibikoresho hanze, kareba abatekinisiye cyangwa abantu bajya hanze bakaba babikuzanira nka 1,1,5 bishobora kubonamo ibikoresho, kuko kamera ndumva ifata muri 1,200,000, wenda ugashyiramo nka kompiyuta ya 300, amaguru ya kamera nayo ukayagura hafi nk'J120 gutyo ndumva, ukagura utuntu twa mikoro za sanfiri ni 150 n'ibindi bintu byose. Ariko of course uko ubushobozi bungana nyine ugenda uko, nta nubwo binavuze ko na kamera za 2,000,000 cyangwa 3 cyangwa 5 zitabaho, nuko umuntu aba avuga ati akagerageza gashobora gufata ishusho rikeye, gashobora nyine uburyo ushobora kuvuga uti noneho kabisa ngiye gukora umurimo w'Imana neza, ibintu bimeze neza, uri kuri standard ikwiye. Ni nk'ibyo ngibyo rero, icyo washobozwa cyose ugikore. Ngiye gukora gurupe kandi ndayipininga muri iki kiganiro ahagana muri comment, uharebe. Nushaka kujya muri iyo gurupe uze gukandaho kuri iyo linki, hanyuma urajya muri iyo gurupe, hanyuma utubwire cyangwa uduhe ibitekerezo n'ukundi kuntu kose ushobora kumva byaba bimeze. Bansabye kubikora kera, nanjye nakeneye kamera kera, ariko nari ntarabyemeranyaho n'umwuka, nari ntarabyemeranyaho n'umutima, numva ngishaka kubanza gutegereza. Ariko iki ni cyo gihe. Ijambo ry'Imana muri Matayo ibice byaho 10 umurongo wa 40 haravuga ngo ubemera n'ijye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye iyantumye. Uwemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'umuhanuzi, kandi uwemera umukiranutsi kuko ari umukiranutsi azahabwa ingororano y'umukiranutsi. Kandi uzanywesha umwe muri aba bato ku gacuma k'amazi akonje gusa kuko ari umwigishwa wanjye, ndamubwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Imana ishimwe cyane. Rwose mubikore mureba kuri Kristo, kuko uyu murimo nanjye si uwanjye. Iyo aba ari uwanjye nakabaye ncuruza ibyo mbonye byose, ariko kuko ari uwa Kristo kandi akaba yaraduhaye umurongo ntarengwa, niyo mpamvu nibi byose tugiye gukora ngiye sinabona icyo nzabitura, ariko uzagira icyo abikoraho cyose, umwuka wera
azandike umurimo we kandi ku iherezo azagororerwe uwo murimo we. Ikindi ni uko utapfobya ubushobozi bwawe, kuko nk'ubwo iyo gurupe yanjye mfite, umuntu wese atanga amafaranga 1000, atanga amafaranga 1000 buri kwezi, ukwezi kose ukishakaho amafaranga 1000, ariko turayakusanya nkabona aba amafaranga menshi, tugakora ibikorwa bikomeye biremereye buri kwezi. Rero ntuze kugumana 1000 cyawe ngo uvuge ngo umukozi w'Imana ndagukunda, ariko se 1000 cyakora iki? 1000 se ubwo mubaye abantu 100 muri gutekereza ngo 1000 cyakora iki, mwese mukumva ntacyo cyakora mukabyihorera, kandi urumva mwaba mwari mugombye kuba mwagura mikrofone, uzanye icyo 1000 byagura mikrofone, cyangwa nagitegesha n'itike ngiye gushaka utwo dukoresho. Urumva oya, wikwifata rwose. Imana izi ubukene bwawe n'intege nke, izi ukureshya, genda uko imbaraga zawe zingana kandi uzabihererwa umugisha. Niba rero udafite ubushobozi bwo kudushyigikira, nta kibazo, wanadusengera, kuko burya ibyo abantu badashoboye Imana irabishobora. Ni gusenga tukanakora, ariko nyine ukora icyo ushoboye, icyo Umwuka Wera akwemeza mu mutima wawe. Ndagusabye kubw'imbabazi z'Imana, niwumva umutima ubikwemeje, ukora icyo umutima nama wawe ukubwiye, kandi ugikora utareba mu maso y'amasengesho, kuko ndi umuntu upfa, ndi umuntu wambaye umubiri n'amaraso, wambaye inyama n'amaraso, ariko urebe Kristo we uzatugororera ibyo twakoze. Yesu aguha umugisha rero, kandi akurebe neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo buri kimwe cyose kigende neza. Reka nizere ko mubikora mubikunze, kandi ababikora babikunze nyine bazagororerwa n'Imana. Mugira ngo ubwo sinsoje, ntabwo nshaka gutinda, gusa inama n'ibitekerezo mwanyandikira no kuri nimero ndaza kuyipiningaho nayo, unyandikire, hanyuma umpe inama cyangwa igitekerezo cyangwa umpe amafaranga, byose biremewe, kandi unansengere. Reka mbasabire umugisha w'Imana. Mana, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, abantu bagiye kudufasha muri iki gikorwa ubaho umugisha, kandi ibyabo byari byaranze bihite byemera, ibyabo Satani yari yaraziritse uhita ubizitura, uca inzira zitabonekaga, kandi ubaho umugisha. Ijambo ryawe rirambwiye ngo utwemera ni wowe waba yemeye. Rero niba kwemere, kuko twebwe duciye bugufi, ariko ukwemeye nawe umwemere kandi umwemeze. Ukuboko kwe kwiza ni kurengera abantu, kurengera Abanyarwanda, kurengera abanyamahanga. Umuntu wese icyo ashoboye gukora ukimukoreshe, kandi naho yabonaga atagera uhamugeze, kuko uri Imana. Ngaho rero Mwami, sinzi uwo mbwiye, sinzi uwo ukoresha, ariko wowe Mana ibazi, genda mu mitima yabo wigishe gukora igikwiriye, mu izina ry'uwabambwe Yesu Kristo, amen. Yesu abahe umugisha. Shalom.